numvisha abanyarwanda baca umugani ngo gahoro gahoro ngo ugerayo ngo kandi ngukinisha kurya ugahagiramo. Undi mugani ugenda uvuga gutyo uvuga yuko ngo gahoro gahoro urushyi rw'umugore rwamaze umutiba w'ibishyimbo, ngo kandi agatoki kamwe kamaze ngo ijerekani y'ubuki. Ese ibyo bintu nimba bivuze gutyo wowe wumvishije iki? Nta kindi wumvishije sibye imigani uri guca n'amarengo ushobora kuba utari kubyumva neza, ariko ndi hano kugira ngo usobanurire impamvu ntangiye gutyo. Ni nuko mbahaye ikaze ni Gaseke muzehe Kongomani, murakaze neza mu isi y'amakuru acukumbuye cyane ku mafilime. Ibyo mutaba mwabonye mutaba mwanabwiwe cyane ibyo nibyo tuzanga tukababwira. Reba neza niba yakoze subscribe kugira ngo tujye tubana neza mu biganiro byacu. Urakoze subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi makuru ugiye kuzaza usanga kuri ino chaîne yacu. Yaba ibiganiro byose ubona mu isi ndetse n'amakuru yose ubona mu isi n'amafilime yose ubona, ibyinshi na byinshi ni ibihimbano. Ariko se ababihimba byo niki baba bagamije? Tuba tugamije kubigisha, ariko akenshi na kenshi abantu benshi ntabwo baba bashaka kwiga, ahubwo baba bashaka kwirebera ubwiza ndetse n'ibintu biri by'imitako bitatse muri iyo filime cyangwa inyuma y'ibyo uri kubona imbere kuri ekara yawe cyangwa kuri telefone yawe. Ariko abenshi cyane ntabwo bakunze gutega amatwi bumva ubuhanga buba burimo, akaba ariyo mpamvu twafashe uno mwanya kugira ngo tujye twicara maze tubibabwire. Nk'ibisanzwe rero iri ni urwibanga tugarutseho tugiye kubabwiraho utuntu dukeya. Impamvu nababwiye ngo ukina no kurya ugabihagiramo. Ikindi ngo urutoki rumwe rwamaze ijerekani y'ubuki. Yego, umugabo yatangiye avuga yuko ari ubushuti busanzwe, ari ukuberaho umuvandimwe wiwe mu rugo. None ubu aho bigereye ikintu kigiye kuba nuko ahubwo yifuza no guhirika mukuru we kugira ngo atsindire umugore wiwe. Bimwe natangiye mu kiganiro cya mbere nakoze kuri ino filime, narabibabwiye ndababwira ngo burya ibintu byose bitangira gakeya bigatangira uzi ko uri kwimara umubabaro cyangwa nta bundi buryo wari ufite, ahubwo ugasanga wishe byinshi cyane. Uyu Emile yatangiye yumva ko ari ibintu bisanzwe byo kuba aryamana n'umugore wa mukuru wiwe, ari ibintu bizarangira. Ariko bigiye kurangira mwe yifatiye umwanzuro amubwira yuko nta wundi muntu bagomba kubana, ahubwo ari we yakagombye kuba babana. Nta wundi mugabo wiwe nyakuri, ari we wakagombye kuba umugabo we nyakuri. Nimbivuga gutyo urabyumva, bivuze ngo mu mutima wa Emile ndetse no mu mutima wa Grace bamaze gushyingura umugabo kamarade. Uyu mugabo ari kwisanga mu bibazo atigeze atekereza ko byamubaho, kandi ibyo bibazo akabifata ngo byoroshye. Umunsi bizamubyimbana bizamuturikana nawe ubwo azabura hajya. Etekereza aka kantu nawe umunsi azasanga urupfu rwa Mutoni rwaragize uruhare mu bantu babiri bamukikije, bakagombye kuba aribo bakagombye kuba barafashe neza Mutoni. Emile murumuna we n'umugore wiwe Grace, bizaba ibibazo bikomeye. Nawe uri kubyumva aka kanya ushobora kuvuga yuko na leta nimara kubijyamo imaze gukora iperereza neza basanze icyaha cyarakozwe na murumuna wiwe ngo bizasiga amahoro. Uyu mugabo azabura business ziwe, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, icyubahiro cyiwe nacyo kizatakara, icyo ni icya kabiri. Ikindi, icyizere mu baturage ndetse no muri societe yose yariyo yose, societe civile, nacyo kizagenda. Ibyo ari kuruhira nk'imitungo byose, ibyo byose azabiburira irengero. Icya mbere, ubufatanacyaha. Icya kabiri, kudahana no kudatangira amakuru ku gihe. Leta yacu idushishikariza gutangira amakuru ku gihe, ndetse dufite akantu kavuga ngo umuturarwanda wese ni ijisho rya mugenzi we. Bivuze iki? Bivuze yuko yatangiye kujya amenya amakuru no gukeka. Ubwo duheruka kuba turi kureba seri yacu aho yari yigeze aho twasoreje, mwabonye yuko yamaze kubaza umuntu w'umugore ati ese nimba umugore yacitse ururimi akaba atabasha kuvuga, bivuze yuko nimba atavuga ninde waba waguhaye amakuru ko Emile ari wamuciye ururimi? Burya baravuze ngo ntandi urivugira ku musozi ubusa. Arabipinga akumva ko bitanashoboka, akabona ko umuvandimwe we atabishobora. Ariko igihe kimwe bazisanga bari inyuma y'amafera beto. Nimbivuga gutyo wakibaza ngo ese ababaye bari mu nzu. Warabibonye namwe, ntago ari ibintu ngiye kubabwira. Inzu yabo yubakishijwe amafera beto menshi, bivuze ngo iyo bari mu nzu baba bari inyuma yayo, baba bari hanze bakaba bari imbere yayo. Bivuze ngo ntago navuga amafera beto kubera yuko inzu twazibayemo kenshi na kenshi zubakishijwe n'ibyo byuma, ahubwo babaye bari mu maboko atari ayabo.
abacumbikiwe mu nzu batagizeho uruhare, bataye ama etaje, amamatera meza n'ibikuvurere byiza biyorosaga bagashyuha, ibiryo byiza bya buri gitondo, umureti n'ibindi byose baryaga, amaseriraki banywaga, amapolici akomeye cyane ndetse n'ibindi baryaga n'imbuto, bagasanga bari kurya inkoko. Impamvu mvuze inkoko ni ukubera tubishyize mu cyubahiro, ariko reka tubivuge impungure, ibigori. Agakombe kamwe katazamuhaza, yarataye ibiryo yararyaga kamena, yaranywaga icyayi yashatse, akajya kunywa igikoma kidafite isukari ihagije, kandi igikoma atifuje kuba yanywa. Ibyo bintu uri kubyumva ukuntu bizaba bimeze. Ikintu twebwe dutekereza nk'abantu tuba turi kubareba, tuba twumva ko ari imikino, ariko ibi bintu bibaho. Bibaho ko ushobora gusanga umugore wawe akorera ibeya amahano menshi cyane ukamwihorera. Reka mbaho urugero, narababwiye ibi bintu bifite ahantu biba bihura na filime, bina apolito ndetse bihurira n'ijambo ry'Imana. Hari umugabo umwe wari umutambyi bitaga Eli, yari afite abana biwe, bakagenda bakarya inyama zo ku bicaniro, bagakoreraho ibyaha bitandukanye cyane. Abandi bagasambanira mu ihema ry'ibonaniro, nimvuga mu ihema ry'ikigero n'urusengero. Uwo mugabo yajya kubacyaha akabacyaha gakeya, atabacyaha cyane. Igihe kimwe umwuka w'Imana uwohereza umukozi wayo ngo genda uburire Eli, umubwire yuko bitewe no guhana gakeya no kudacyaha ahawe ibihano bikomeye cyane. Ugisoma igitabo cyane cyane kivuga ku buzima bwa Samweli, uzabisangamo. Uwo ni Samweli wa mbere, Samweli wa mbere n'igitabo cya Samweli wa kabiri. Ibyo byose uzasangamo izo nkuru ndi kugenda nkubwira, ndi kugenda mpuza n'uno mugabo kamarade aho azahura na Eli. Eli umutambyi ukomeye cyane wa Isirayeli. Muri icyo gihe ndetse n'iyo myaka, umutambyi yarakomeye cyane kuko niwo muntu wa mbere wavugaga ijambo rikijyana mu gihugu. Ubu ngubu iyo perezida avuze ijambo agasaba n'ikintu kigomba gukorwa uwo munsi, ariko umwami yabashaga kuba yashyiraho itegeko, umutambyi akabikuraho. Yamara kubikuraho ubwo akishyiraho itegeko ryiwe. Icyambere, umutambyi niwe wabaga wimitse umwami. Umutambyi niwe wagendaga kubwira amabwiriza umwami. Iyo umwami yajyaga gutera, ntabwo yahamagaraga abasekereteri b'ibyo ntibyabagaho, ntiyahamagaraga abajyanama nubwo babaga bahari, inkone ndetse n'abajyanama, ariko umutambyi niwe wafataga umwanzuro wa mbere. Abami n'ubwami bwa kera bakoraga ibintu byose bishingiye ku bijyanye n'inyigisho za Gikristo, cyangwa yaba ari umwami ugenda ku nyigisho za gipagani, nawe akaba afite abakonikoni be n'abapfumu abaza iby'urugamba rwiwe. Twigarukiye ku nkuru yacu rw'ibanga. Uyu mugabo nawe rero niko bizasanga, azisanga ari muri gereza abazwa ngo kubera iki yabonye ibimenyetso bimwe na bimwe by'uko ibyaha byakorewe ntatanga amakuru ku gihe. Ivi nifu nubwo aziranye n'umupolisi cyangwa ashobora kubazwa muri leta. Reka tuvuze mu isi yabo ubuyobozi cyangwa igihugu yaba yararemye muri filimi yiwe, tuvuze ngo kigendeye ku mahame ya Kinyarwanda cyangwa amahame y'Abanyarwanda, kudatatira igihango ndetse no kubaka no kutareba ibyaha bikorwa. Ibyo ngibyo rero yahanwa bikomeye cyane kubera ko hari ingingo nyinshi zagenda zimugongagonga. Itekereza nawe, umuntu wa mbere arapfuye, amaze gupfa arabimenya ko umuntu yapfuye, iperereza ntiryakorwa neza kandi yaraguye mu rugo rwiwe, nawe ubwe ntiyashyizeho hake abaze byaragenze gute, yicyaze umuntu ku giti cyiwe, yakagombye kubabona amakuru. Ariko bitewe n'uko ajenjeka azi ko umugore yari umumarayika, bwahe bwakajya kari satani bivuge gute, twaba tugiye gukabya. Reka twe gukabya cyane, ariko turabizi ko umugore we ari umutima mubi. Nkunda kuvuga ngo ni umunyenda nini wanze guhazwa n'ibyo umugabo amuha. Umugabo yaremye arutanga, akora kimwe cyose, amushyira ahantu heza, amuha byose. Ese utekereza ko umugore udakora akazi bundi aka kazi reka nkavuge mukumve, ukumva nabi ambabarire, ariko ukumva neza arakuramo isomo, kuko turi hano kugira ngo twigishanye duhugurane. Ubundi iyo umugore yicara mu rugo buri munsi nta kazi afite, nta kindi azanira ibibazo bikomeye cyane umuryango. Aha iyo udasanze yashwanye n'abagenzi biwe, usanga hari ibindi yakoze mu rugo bidafitutse, kubera yuko igihe kiwe kinini cyane akimara yireba, areba uburanga bwiwe, maze yamara kwibona akabona ko nta wundi muntu wamurenga ku ino si. Ibyo bintu ndakeka mubyumvishije. Iyo umugore yariye agahaga akisiga gacya, nta kindi kiba gisigaye, abasigaje ikintu kimwe mu Kinyarwanda twita kurongora. Ibyo yatabibonye nibwo rero atangira gushaka ababimukorera bitewe n'uko umugabo we muri kure. Ese ndibaza ngo tujye duhereza abagore bacu ibidakwiriye cyangwa tubahe ibiryo bidakwiriye kugira ngo badahaga? Oya, ni ukubera yuko abenshi cyane basigaye barya, bamara kurya bakibagirwa icyabirukankagaho.
ariko burya umunyarwanda yarabirebye aravuga ngo burya umuntu ntasiga ikimwirukamo ahubwo asiga ikimwirukaho. Iyi ngeso y'umuntu ipfa yashaje. Iyo ni imigani y'abanyarwanda. Burya abanyarwanda n'abahanga cyane n'amagambo yabo uburyo azimijemo abafite ubuhanga bukomeye cyane mu kuyatahura. Nk'umuntu wavuze ngo umuntu ntasiga ikimwirukaho ahubwo asiga ikimwirukamo, yakimwirukaho plutôt. Yari yarebye ibintu bikomeye cyane, yanarebye ahantu hatandukanye cyane. Ndacyari kuri Kamarade. Uyu mugabo Kamarade rero namara kwisanga muri ibi ngibi nibwo azasubiza amaso inyuma, kuko asanga ko yakagombye kuba yari afite ibyo akora, ariko ntabwo azaba afite gusubira inyuma agakosora amakosa. Indi nkuru ihora ivuga muri Bibiliya, umugabo Nyamutunzi na Lazaro. Lazaro yari umukene ashonje cyane, amaze gusonza akajya yifuza kurya ibiryo byasigajwe n'imbwa ya Nyamutunzi cyangwa ibyaguye ku meza ya Nyamutunzi. Bose baze kwisanga ahantu hamwe, kuko urugendo rwacu rwose durangizwa no gupfa. Bisanga barapfuye, ariko umwe yisanga ari mu buzima bwiza nyuma y'urupfu, ari mu gituza cya Aburahamu sogokuru w'abizera. Undi yisanga ari mu muriro utazima, aho yari ari yumagaye yabuze n'utuzi. Maze arebye hejuru abona uwase ubusuzuguritse niwo wubashywe cyane, maze aravuga ati nyabuneka nyakubahwa, mwemerera umwana wawe afata urutoki rukoze mu mazi maze atonyanze ku rurimi rwanjye. Maze bamubwira amagambo akomeye, ariko icyo bamubwiye nuko Nyamutunzi nyuma yayo yavuze ngo nyemerera nsubireyo inge kuburira abashiki banjye na barumuna banjye ndetse na data na mama. Maze Aburahamu aramubwira ati hoya, ntabwo ubasha gusubiraho kubera ko ibyo nibyo bikuranye n'imirimo wakoze, ahubwo twohereje intumwa n'abahanuzi kugira ngo bajye kuburira barumuna bawe na bashiki bawe na so na nyoko. Iyo nkuru rero igiye guhurira he? Icyo gihe Kamarade yisanga ari mu maboko ataraye, azifuza gusubira inyuma kugira ngo akosore amakosa, ariko bizaba byararangiye, amazi azaba yararenze inkombe. Ubu nibwo yari afite gukomakoma akemera agahara, akazibukira ikibi mu rugo rwiwe, akaba imfura nk'uko bigaragara inyuma. Burya ngo kositimu igaragaza imfura, kositimu ikagaragaza icyubahiro. Iyo rero kurwanira icyubahiro cyawe wirinda ikizinga cyose cyajya kuri kositimu yawe, iyo yambaye aba yaberewe. Uwo ni Kamarade twavugaga. Ese mwari muzi yuko uyu Debora cyangwa Rwibutso cyangwa Koca, bitewe n'uko mwitaho uko muzi cyangwa aho mukunda cyane, mwari muzi ko nawe akora ikintu gikomeye cyane, gushyigikira amafuti? Ese wari uzi ko ubwo cyashyigikira ngo uyu mukobwa ngo nuko ari inshuti cyangwa ubuvandimwe ntaho bihurira no gushyigikira ibyaha? Uyu wazaba ufatanyacyaha kubera yuko muto napfa yari abizi kandi azi icyo yazize, ariko yarinumiye. Uribaza bizarangira uti? Niko mwese mwibaza, ariko iherezo twebwe turaribona. Habaho guhinduka no kubabarira, habaho kwicuza. Uyashobora kuzicuza ibyaha byiwe. Ubundi akantu mutaze muri filimi tugira abakina nkuru bose batandukanye. Iyo tuvuze protagonism ni umukina nkuru mwiza cyangwa mubi, ariko tugira abo bita abacenja. Abo ngabo bashobora guhinduka umukina nkuru akabatangira ari mubi, akazagira igihe ahinduka akaba umwana mwiza. Mwagiye mumwibona mu mafilime atandukanye cyane, umuntu atangiye ari mubi agahinduka akaba umupasiteri akigisha ubutumwa bwiza agenda aburira abantu. Ese ubwo byo murabyumvishije? Urugero reka ndubahereze. Umugabo Pawulo yari umwicanyi wicaga ubwoko bw'Imana, ndavuga bari barihaye Imana muri iyo myaka. Agenda atsemba itorero kugeza aba amwe benshi cyane bagiye bahunga. Umunsi umwe ari kujya i Damasiko nibwo yageze mu nzira kubitwa n'umucyo ukomeye cyane, maze arahuma yikubita hasi. Nk'uwo mucyo aboneka mu ijuru uvuga ngo urandenganyiriza iki? Maze aravuga ati ndakurenganya ndakuze mwami, urinde ngo ukorere mwami ndenganya. Icyo gihe nibwo yakijijwe. Nyuma yaho abakristo bahuye n'urugamba rukomeye cyane, na Pawulo ahura n'urugamba rukomeye cyane rw'uko abo yiciraga abavandimwe, uwo yiciye umwana, uwo yiciye umubyeyi, uwo yiciye umuvandimwe, bamaze guhurira ahantu ngo bari gusenga. Aho nawe yatangiye guhirwa n'abakristo bamwe na bamwe. Ntabwo habura abakora ibibi niyo baba bari mu buntu bw'Imana, ariko icyo gihe yarahindutse aba umuntu mwiza kugeza aka kanya turacyamwibuka. Ariko nyamara hari abami benshi cyane tutajya dutindaho cyane bavuga muri Bibiliya nk'icyitegererezo kibi, ariko Pawulo tukamwumva nk'umuntu wagenze imyaka myinshi akagenda amahanga menshi cyane. Abanyarwanda bakaba barabonye agakizwa mu ntumwa cyane cyane tubishingikiriza Pawulo, akaba ari umwe mu bantu bazanye ubutumwa cyane tukabwumva natwe tukabumenya. Umva icyo kintu rero, ntabwo niyo mpamvu tutatera amabuye ariko gatera. Ubundi bavuga yuko kugira ngo wice Gatera wakica ikibimutera, ariko ubu ngubu dufite Gatera, dufite na Gatera kazi.
uwazanye ibibi byose muri uyu muryango ni uwifuje kuba hari umuntu wakamukemurira ibibazo. Ubundi ninde bababwiye yuko bisubiremo? Ninde bababwiye yuko ibyifuzo byose birangirira mu mubiri cyangwa mu mibonano mpuzabitsina ari byo bihaza ibyifuzo byacu? Abatabikora babayeho ute? Ntago babayeho neza. Sinzi amaherezo, ariko reka mbabwire yuko burya nta ntebe, nta muntu ujya wicarira ikinyoma. Ikinyoma ugiha intebe ariko kikazagera igihe kikagutamaza. Reka mbaka akantu, iyo urwaye ivunja ubyambara urukweto ugahuruzamo inkweto, abantu bakajya bagira ngo ni ubusirimu, ugahuzamo amasogisi ukagira ngo ni ubusirimu, ariko umunsi ryavunja umunsi umwe rituma ukuramo amasogisi ukajya kurihandura, maze abantu bakabona ibyo wari urwaye. Wambara kositimu ukagenda mu muhanda abantu bakabona urakeye, ariko waba urwaye inkorora ikaza kukagaragaza. Ntawe uhisha inkorora ngo uhishire umurozi ngo akakumaraho abana. Uyu mukecuru umaze kubona ururimi rwiwe batangiye kwigamba bari mu buriri, bari mu busambanyi bwabo. Tekereza nawe icyo kintu. Ibyaha ntabwo babonye yuko bihagije ibyo bakoze, no kuba baraciye inyuma umugabo ntabwo babonye ko bihagije, ahubwo bari no gukorera amaraso. Uyu mukecuru bacije ururimi, utekereza ko baciye amaso yiwe? Ese wagize ngo abafite ubumuga bwo kutavuga abo ntabwo babasha gutanga SMS? Ntabwo bazi ibyo bakoze. Reka nkubwize ukuri, icyaha ntabwo kijya kishira, kandi icyaha ntabwo kijya kibanda igihe. Ukuri kuratsinda, ariko ukuri ikinyoma ntabwo gitsinda. Harya ngo baravuze ngo ukuri kwateguwe ngo kuruta ikinyoma kirimo akajagari. Aha niho nsoreje ikiganiro cy'uno munsi. Ndakushishikariza gukora subscribe kugira ngo uzumve n'ibindi bitandukanye cyane. Ese ubutumwa dutaga mu biganiro uko tugenda tuzana Bibiliya wowe byumva yite? Duhe igitekerezo cyawe niba iki kiganiro wagikunze. Kora subscribe kugira ngo uzabone ibindi biganiro. Ngiye yari Gasegege muze Kongomani ntawangwa na bose, naho mu bindi biganiro by'ubutaha. Icyaho cyaho turabakunda cyane. Imana ikomeze bane namwe.